iriya ntambara icyambere iriya ntambara abayirwana nta nubwo barwanira amabuye y'agaciro nk'uko babitekereza, bararwanira. M23 yatanze agahenge ko gutuma nyine izo mfashanyo zigera kuri abo bazikeneye, sibyo? Inatangaza ko idafite umugambi wo gufata Bukavu. Koko M23 urebye nawe nk'umusesenguzi ubona nta mugambi wo gufata na Kivu y'Amajyepfo? Bukavu still ne threat, haracyarimo ikintu giteye ubwoba kuri Bukavu. Icyambere Bukavu yegeranye na za Kabanyora bifana imbibi n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barambuka bakaza muri Kongo kuza guteza umutekano muke. Noneho na Afrika y'Epfo, ko buri Afrika y'Epfo irimo irasahura, iratwara byinshi kandi ihagarariye inyungu z'Abarusiya n'abashobora kwinyuramo, niko byemera kubera BRICS. Uyu mushinga wa USAID wari uri mu mishinga yafashaga imiryango itegamiye kuri leta mu gufasha impunzi ziri mu nkambi, sibyo? Igakoranaga na HCR ugufata mu buhinzi ndetse n'ubworozi, mu kurwanya indwara, kurwanya imirire mibi mu bana. Ikigamijwe no kugira ngo abantu bakene ku isi yose, abantu bakene babe nabi cyane cyangwa bige kubaho. None se nk'umuntu w'umupanafricaniste ntabwo aricyo gihe ngo abanyafrika batangire kubaho badategereje inkunga z'amahanga? Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additive na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera Igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Turabasuhuje tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza abakurikiye Primo Media Rwanda ndetse banayikunda. Muri aka kanya turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor, amahoro. Turashima Imana, amahoro kuri mwe, amahoro kuri mwese abakurikira Primo Media Rwanda, namwe Imana ibahe rwose, turabakunda. Hamaze iminsi hari umwuka utari mwiza, ntabwo navuga ko ubyutse aka kanya, hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Afrika y'Epfo, cyane cyane bishingiye ikiriho ku ngubu nibishingiye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Afrika y'Epfo zikavuga ko Perezida w'u Rwanda akavuga ko ingabo za Afrika y'Epfo zavuze ko ikimara kuganira na Perezida wa Afrika y'Epfo yavuze ko ingabo za Afrika y'Epfo zishwe zapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zishwe na FARDC. Hanyuma Perezida Ramaphosa akavuga ko yagiye gutangariza ikinyamakuru by'iwabo akavuga ko ingabo za Afrika y'Epfo zishwe na M23. Akongera agahindukira akita wenda yari yise ingabo z'u Rwanda inyeshyamba, RDF ngo ni inyeshyamba. Inyeshyamba se ubwo yabyisate inyeshyamba bivuze ngo iki? Yavuze ngo RDF ni inyeshyamba nyine. Ngo inyeshyamba za RDF nizo zishe inyeshyamba cyane. No kuvuga yabyise mu Cyongereza yabyise guerrillas cyangwa yabyise militias. Urumva? Ntabwo cyo kivuze ngo ni inyeshyamba.
babivuze ngo ni intuza ni nko kwavuga abantu ngo ni okay ni bari ku rwego rwa local defense no cyangwa se nga militias bisobanura bari armed bo gufasha abantu mu rwego rw'intambara cyangwa rw'ubwirinzi kwa icyo nangiye kukubaza rero kubera iki iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukwira ikomeje gutuma umubano w'ibihugu bimwe na bimwe ucikamo kabiri. Iyi ntambara nkuko njya mbivuga amaze asubira inyuma amateka yacu muri kano karere. Yewe nkeka yuko bano bantu badukolonije bateguye kino kintu babikoze cyane cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose baduteguriye agatendo uko bafashe u Rwanda igice kimwe bagiha Kongo ikindi bagiha Uganda noneho baboka kandi abanyarwanda bari muri ibyo bihugu baratotezwa cyane cyane ariko bari muri Kongo kandi Kongo niyo ifite igice kinini cy'abanyarwanda yigaruriye babirigi bayihaye nako noneho kuki bateganyije bino bintu kera kugira ngo bizabyare amahane. Niyo mpamvu mu 1993 abantu bose bavuga ikinyarwanda muri Kongo ariko abatutsi babatswe n'igihugu abo bazwi cyane cyane n'abanyamurenge bano bo muri Kivu y'Amajyaruguru sinzi uko babafashe uko bari uruvange rw'abanyarwanda bahutu n'abatutsi kandi muri programme yabo buri bwoko bari babwigiye gahunda. Urugero nk'u Rwanda Musinga ntabwo yagombaga kugira umusimbura ariko basanga bitakunda bashyiraho Rudahigwa wari umaze kwemera kuba umukirisitu kandi bagasanga abanyarwanda bari bakiri injiji batashobora kuba bahita bavuga ngo umwami ntabwo ari ngombwa kandi bamenyereye kuba kontrola rero byabumvaga bitajya ngira ngo babonye bitakunda. Icyo rero bo barimo biga umushinga wo kuzasenya kino gihugu. Niyo mpamvu mu gihe cy'ubwigenge Rudahigwa babonye yuko arwana kugira ngo asubize ibintu mu buryo amaze guca ubuhake amaze no gufata u Rwanda kanyago n'icyo kintu yakoze kibi mu buzima cyo kwegurira u Rwanda akarwegurira ngo Kristo umwami ibyo bintu ni ishyano yakoze ariko sinamurenganya ntacyo yarazi. Noneho hagati aho habahaje ibyago twabonye ngo ashatse ubwigenge kandi babonye ubwigenge ari ikibazo. Burya abanyarwanda abakongomani nta nubwo barebaga u Rwanda cyane barebaga u Rwanda ariko bakareba Kongo iyi ngiyo tuyikontorora imyaka myinshi hatazagira abantu bo muri Kongo bajijutse batubera ikibazo. Bamwe rero n'abanyarwanda bo mu Rwanda bari basanzwe babareba babuje kwiga babuje ibiki no bateza n'imvururu kugira ngo u Rwanda abanyarwanda ubwabo bicane kandi ko ibyo babigezeho bisha abantu myaka 30 bahora bisha kugira muri cya 1994 noneho bakora finali abantu barashira. Noneho muri uko gupfa kw'abantu ariko harimo gahunda yo kuvuga ngo bano bantu bajye muri Kongo reba ukuntu babikoze nta basirikare bigeze bahaguruka ngo bajye muri Tanzania n'intwaro ariko Kongo barahagurutse abasirikare bose exfar bijira muri Kongo bijira intwaro zabo n'ikintu bari bateguye. Hari gahunda numvise yabayeho ngo byaberaga Nairobi ibiganiro bisaba yuko Kongo yakwigiza inyuma yafasha abantu bifite intwaro bahunze mu Rwanda bakabatuza bakurikije amategeko ya ONU amabwiriza ya ONU avuga yuko bagomba kuba bari nibura kilometero 100 niba atari 150 kuva ku mupaka. Ibyo rero ntabwo babikoze bababyagije ku mupaka babaho muri ya gahunda bateguye igihe kirekire ariho iki turimo cya stability. So ibi nibyo tuvuga twebwe tabaje kureba ikintu mu mizi nubwo tutakibona cyose ariko tukagira nibura akantu dukurayo ntacyo byaba bimaze. Ubundi twebwe iriya ntambara icyambere iriya ntambara abayirwana nta nubwo barwanira amabuye y'agaciro nk'uko babitekereza
bararwanira kubaho, bararwanira kugira ngo bature iwabo, kuko n'ubundi yari yamabuye ntawe yakijije ku isi, abayatwara no bayakiriramo, ariko abantu bari hariya benshi barashaka gutura mu gihugu cyabo uko bameze kose, bashaka kugira iwabo, kandi kirumvikana. Noneho abantu itangazamakuru uko ryamaze kuroba, niyo mpamvu nahoze nkubwira abanyafurika dufite ibibazo, ntabwo tuzi ibyo dukeneye, ntabwo tuzi n'umwanzi wacu we, kuko ibyo atubwira mu itangazamakuru nibyo dufata. Impamvu abantu barwana ngo barashaka kujya gutwara amabuye y'agaciro, kandi amabuye y'agaciro afite beneyo bayatwara. Umuntu n'umupeza yararagiye inka ze cyangwa ihene ze, urabimutesheje abuze aho bagiye kuba mu nkambi, nawe urabizi. Yavuga ati ndashaka gutaha iwacu, turekada ahubwo urashaka kujya gushaka amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro ya Kongo wagira ngo ni ikintu abantu, ni nk'imyembe abantu bagenda baca ku biti. So it's not true. Abantu sizi impamvu babyemera, wagira ngo arandagaye bagenda batoragura nk'ibintu umuntu yarahetse ku igare bikamicika bikameneka hasi, ukagenda utoragura. Ibyo rero abanyafurika tubyemera dutyo, dufite ibibazo. Niba navuga n'abanyafurika bitango barize bafite ibibazo. Francis Fanon yavuze yuko ngo the African intellectuals are bewitched. Intiti z'abanyafurika ngo ziraruzi. Ugasanga abantu ntabwo babitekereza. Barashaka amabuye. Amabuye ntabwo ushobora kubyumva. Niba hari abashaka amabuye, ariko abo ni banyamuke wenda ntibabura, ariko rubanda nyamwinshi ruri hariya barashaka aho gutura rukabaho, bakaba iwabo, bakorora, bakarya, bakihingira. Ayo mabuye se bundi barayarya. Ugasanga ibyo ntabwo babyumva. None rero twaza ku cya kibazo cyawe, izi ntambara n'ubundi ngiye kane kuvuga ngo sishaka kureba biriya byo bariya mbivuga kenshi yuko zino ntambara zirimo abandi baziri inyuma, nta nubwo bashaka buriya na biriya bintu bya ntuza bya bona nubwo wenda bariya biri inyuma, mu by'ukuri byose by'abantu kuba bo babizi kandi baba baranabikoze, nta kajagari nk'abantu bicane. Wenda bashobora kuba bafite na wa mwuka, ya mabuye barashaka of course, ko n'ubu bayagura, barashaka yuko kiriya gihugu cyako, ngira impamvu ugende ba Kongo ubwayo, barashaka yuko Kongo iba weak, igira intege nke mu buryo bushoboka, ku buryo itashobora kugira icyo yima. Erega bikubiye muri gahunda yabo, ingingo ya 18, intego ya 18 muri ya gahunda ya Illuminati y'ijana cya 21, nuko ibihugu byose byo ku isi bitakaza ubwigenge n'ubushobozi. Kongo rero ni igihugu gikomeye cyane buriya, ko gifite ubukungu, potential zo kubaho, nubwo cyaba kidafite imfashanyo, nubwo cyaba kidafite, ko gifite ubutaka, gifite imvura, gifite ibiki byose, gifite nayo mabuye uvuga y'agaciro. Bagashaka rero kugira ngo ari amabuye y'agaciro bayatware ku buryo buri halali, bayatware ku buryo nta negociation, bagure tuwe turakwicuza miliyari 100 nk'izi ngizi ziri mu ntambara, nk'uko bino amafaranga bagiye babaguriza. Babonye bacashura uko baciye ahanga bafite ibipfumo by'amafaranga, n'ayandi bagiye batwara, n'ibya bitwaro bababwira kugura n'ibiki byose. Noneho bamara kubitwara batyo, ugasanga izo ntambara tuzirimo, Kongo ikabiguye hariya, ejo bakazayibwira twe twishyure, kandi uzatwishyura mu mabuye. Amasezerano barakoze, Kongo nta kindi ifite, ntabwo igihinga, nta bintu byifite, nta kawa, nta biki, nta activity zabo ntabwo zihaba, no gutanga ayo mafaranga aho bugwate. Nabo barangiza bakavuga ati noho ubwo maze kubyemera, aya mabuye tuyatwara, kandi tuyatuguhaya ngaye. Kongo bayihwera nka 10%. Niba Mali bayihaga 20% kwa Goyita, kucyanga batabaha na 10% kubera ko bari disparate. Wasanga niyo babahaye gusa mwebwe mubona, kandi agashira mu mifuka y'abari abantu bitubona abatware. Batware baraho batazi ibyo barimo gusa kurya gusenda zikuzura. Noneho cyo shaka kuvuga no kuvuga ngo ngiye impamvu nyanibanda kuri Kongo, kuki Kongo idakanguka mwirebe umwanzi wayo cya umutego bayayiteze. Yemere, kuko icyo nicyo nyamvuga kanyambwira n'abantu babanza ubwabo mbere yo intambara, iriya ntambara yabo igomba gutangirira, ntabwo ari gutangira kureba amabuye, bagomba gutangira kureba abantu bahumeka, bitirirwa ubwene bw'igihugu bwa Kongo, bakareba ibibazo byabo, babirangiza bakarutangira no gutekereza icyo kubanza national, gumaze muhuza abantu babaze bibone babi mu gihugu. None za mbaraga zanyu zo kwirinda muzishyire hamwe, nimara kuzishyira hamwe, naba bandi babasahura
aho baturuka hose muzaba mubareba. yego pasiteri. Noneho rero niba muzaba mubareba kuko mufite ubumwe bwanyu ntawe uzabinjirira. Icyo kintu cyo mbwira Kongo. Noneho barangiza abazungu bo gutwara amabuye n'ubundi bazayatwara, niko bayatwara nta kuntu babagira. Ariko nibura mwebwe mukarwana ku kintu cya unite cyanyu. Ariko baragira bati bakazana umuntu nka Tshisekedi, ubundi bakazana uriya, ubundi bakazana nka Kabila. Kandi hariya muri Kongo ikintu cya mbere na mbere bamaze kubaroga, uvuga ikintu witwa Nyarugabo yakoze ishyano abwira muri parlement ya Kongo ko n'umusenateri aravuga ati rero bagenzi banjye ibintu byo kurwana ziriya ntambara zishobora kuturusha, ahubwo muri cyo dushaka ukuntu ko twakuva bariya abantu ibyo bavuga. Bose baramutwama bavuza induru bavugira hejuru, arashishikara aricara. Kuki ntabwo bashaka umuntu uvuga ukuri. N'abari abanyapolitike babo uhereye kuri ba Fayulu ndetse na Katumbi Pwacho n'abari Pwacho bariya nawe ntajya avuga ngo yerure, atobora avuga gusa yuko ngo intambara azayimara amezi 6 ageze ku ngoma, ariko ntavuga approach azakoresha. Kuko agiye kuvuga approach kumvikana bariya abantu kujya inama kureba ikibazo bafite nta majwi yabona, kuko bamaze gucengeza rubanda gutekereza mu buryo bupfuye. Kandi ibyo bintu nubwo bashobora kubikora bate ntacyo byabamarira, bo baratekereza ngo ni benshi. Maze nkubwira ibanga rihari, ntabwo ubwinshi bw'abantu ntabwo bugikora. Ntabwo twinjira mu bintu bya demokarasi ngo nyamwinshi, turinjira mu bantu bake cyane bashobora gukorera inyungu za system. Abantu bashobora gukorera bagahabwa ubushobozi bwo gutegeka babandi nyamwinshi bakabashyira kuri gahunda, kuko ntabwo ibya bya demokarasi nibo babikoresha kugira ngo baturangaze. Ariko barashaka gukoresha udutsiko tw'abantu bake dufite intwaro kandi dushoboye bagategeka babandi benshi, kuko nabo ni banyamuke bategeka isi ari banyamuke. Niyo mpamvu politiki yabo ishingiye kuri piramide, uko uzamuka ujya hejuru kugera ku bushorishori abategeka niko bagenda baba bake. Noneho ugasanga nibo bategeka mwebwe masezi batuye isi. Abatekereza ngo turi nyamwinshi tuzatora, ibyo ntabwo bijya bibaho, ibyo babyibagirwe. Ibyo ni ibintu byo bisaza. Turi mu isi mbi iyoborwa n'abadayimoni ishaka kugira ngo abantu barimbuke. Niyo mpamvu rero abazategeka nkuko na Satani ntabwo ashaka demokarasi. Satani ni dictator, ashaka ibye arabikora. Nkuko ni Imana data nari dictator, kuko ntabwo igivuga ngo dukore demokarasi. Yo ni umutwaro uganje kandi ibyo yashyizeho yabishyizeho ku bwayo kubw'inyungu zayo. Satani agashaka kubyigarura niyo kubw'inyungu ze. Ntabwo ashobora gukoresha demokarasi. Kandi abategeka isi bari mu bushorishori bakora programme yuko ahisigana n'abagaragu ba Sekibi. So rero twebwe turiho nk'itorero kugira ngo abantu bamenye Kristo kandi we bambaza. None rero ngira nakubwiye ubuke ko nakubwiye ngo Goma iramutse ifashwe intambara yarangira ya Kongo. Ugiye kurangira ko Goma yafashwe. Ubu ngubu igiye kurwana mu bundi buryo. Programme ya India yari iriho bivuyeho. Uburyo bwo gutera, uburyo bwo cyo bita logistics supplies kubizana ku rugamba ni ibintu bigoranye. Ari nacyo wenda kireka bakomeje gukoresha wenda Bukavu, ariko nabwo sinzi ko bayigumana igihe kirekire. Umuryango w'abibumbye wasabye M23 kureka indege zikagwa ku kibuga cya Goma kugira ngo abariho banyuza imfashanyo. Ntabwo yaba ari trick yo kugira ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongere zigaruke mu mujyi wa Goma. Ntabwo ari byo. Buriya kiri biriya bo bavuga yuko ngo bo icyo bavuga kugira ngo bajye gufasha ngo abarwayi n'abahuye n'ibibazo bakeneye ifashanyo. Urumva se? Ariko ibyo ngibyo byo koko nibyo. Abantu bararwaye ariko se abantu bagiye kurwara badahari si bose babica. None se izo ntambara abantu bakiri hariya kuko barababaye yuko abantu numvise ngo abantu bose bari mu makambi baratashye bagiye kwigira mu masambu yabo. Icyo ntabwo kigenye mu nyungu zabo. Ubwo rero bari baravuga ngo hari abantu bari ngo mu bitaro ngo bakingure. Ariko na Goma bari impamvu batari bahafungura. Urumva ikibuga cy'indege gifite abakozi bacyo bari bakiriho. Of course. Abo bakozi wenda kubera intambara bamwe baratatanye. Bagomba rero kubanza bagashaka abo bantu bakagaruka bakareba naho bahera. Baba no baza bakaberekera ku bintu byakorwaga. Noneho bakaba bagira. Ndibere ko ibyo barimo ubundi bazabikora. Naho abantu ngo baza se bati indege se kuzuyireba
kuyisaka ukamenya n'ibirimo ndetse bazana abasirikare bakabashyira hariya ikururuka indege ngo hajemo abasirikare abo se baca hehe bashobora kuza barasa se bagakora iki baje barasa wenda bateza umutekano muke ariko bahashirira ibyo rero nta nubwo byo ntacyo byabafasha rwose biriya byibagirwa ntabwo ari strategy yabirimo ahubwo ni ukuvuga ngo bo ntibashobora kuba batazi ibyo ari byo icyo nzi M23 ntabwo nk'igisigara cya Kongo bagomba kuba bafite intelligence units nta kintu wazana nka mu masasu cyangwa intambara gutangira ruswa ngo bya bintu bicishaho bitware mu nyeshyamba ibyo ntabwo bizabaho ahubwo bazumirwa bazajya babasaka babarebe genda umwe mu bantu bakoze ibintu byo gusaka najyaga nigeze ufatana Rona amasanga amenyo y'inzovu yewe ndayifataga ndanayabaka bashaka kuyatwara bashyize mu bintu babihishe mu bintu by'intu zabashyira mu box bagashyiraho ngo diplomate kuko bataha bari ba minwari nabe no ibi bintu n'ibikina biso sanga harimo amenyo y'inzovu ndayabaka yatwara muri gasutamo sinzi uko byaje kurangira abayobozi sinzi n'aba nabo barayariye simbizi ariko ibyo bintu uko bimeze bari abantu rero ndabyumva neza ntabwo ushobora kuza ngo nagasuzuguro kuri kibuga cy'indege ucishaho ibyo kujya kukwica ubu kunzi ubusizwe kuri ibyo kwari ugomba kureba nawe ibintu biri diplomatic bag tugomba kubireba hariho za scanner zigomba kuri ibyo bintu birimo nta ibyo ntibabikora ariko simbizi safety ibibazo bikomeye cyane M23 yatanze agahenge ko gutuma nyine izo mfashanyo zigera kuri abo bazikeneye sibyo inatangaza ko idafite umugambi wo gufata Bukavu koko M23 urebye nawe nk'umusesenguzi ubona nta mugambi wo gufata na Kivu y'Amajyepfo Bukavu still ne threat haracyarimo ikintu giteye ubwoba kuri Bukavu icya mbere Bukavu yegeranye na za Kabanyora bifana imbibi n'u Burundi abasirikare b'u Burundi barambuka bakaza muri Kongo kuza guteza umutekano muke kuko baza hariya ntabwo nyumva bo baravuga ngo bafatanyije na Kongo nafatanyije na Kongo rero ubwo nta wavuga ngo bazajya baza kuko hariya niho hari umujyi ahantu hagari ho kubakirira icya kabiri hariya Kavumu ndibira ko ntabwo ari ikibuga cy'indege international airport ni akantu gato ni ikibuga gito ariko nyine indege zigihagurukiraho indege ariko ntoya hariho za ndege za helicopter zana abasirikare haracyari kuzana abasirikare za helicopter zahari bwa budage buto burahari buzana abasirikare bugenda buzana benshi bukabagwiza gusa ikintu cyaba gihari n'intwaro za Kinshasa bakazipakira zikahaza ubwo rero haracyari still gusa ntabwo hameze kagoma Goma cyo ikindi n'urundi rwego ni ukuvuga rero hariyaho ntabwo ari ukugera biriya ni tactics z'intambara kuvuga ngo uretse kurwana cyane cyane ko hari inama yimirije y'abakuru izabagira ngo ku wa gatandatu kuko ku wa gatanu hazaba iy'aba ministers bizaba ku wa gatandatu haba inama y'abakuru b'ibihugu haza aba summit iyo rero bagomba kuyubahiriza kugira ngo baze bacicike bazabe bafite amanota meza bahagaritse intambara barashaka ntago bayihagaritse kubera summit ariko nacyo kirimo ariko bavuze ikintu cyo kuvuga ngo barashaka ko abaturage bagira bate babanza bakava mu kaga bategereje uzava rero muri irana umunama ese Kivu y'Amajyepfo nayo nibayifata nkuko Kivu y'Amajyaruguru bigaruye ibice bimwe na bimwe by'iriya ntara balkanization izabishoboka jewe ntabwo ikibazo cya I don't buy that idea ikibazo cya balkanization ntabwo kibona rero ubona intambara igamije iki igamije kugera Kinshasa no ntabwo ari kugera Kinshasa iyi ntambara akonde bayi M23 icyo shaka gukora ndabona mu kintu cyo gupressurizinga kugira ngo Kongo yemere bagirane imishyikirano rero ibageze kuki imishyikirano ibageze ku byo bafite ibyo basaba ubwo ka tubifate dutyo twe gukora imaginations kuko bari abashoza intambara hari akandi kantu karimo ushaka kukwereka ariko kako nibyo numva kandi na just ntabwo nabigaya
urumva ubu ngubu hari ikintu cyitwa BRICS urakizi ndakizi. Afurika y'Epfo iri muri BRICS. Afurika y'Epfo iratwara n'Uburusiya na Brazil. Afurika y'Epfo iratwara amabuye menshi y'agaciro. Actually amasosiyete yayo arimo aracukura amabuye hariya. Kandi ubwo atwara amabuye y'agaciro hari n'abandi bakompitinga kuko yo iri muri BRICS. Ariya masosiyete ashobora kuba afite uko bafatanya n'Abarusiya n'Abashinwa bari mu kintu kimwe, noneho bagatwara ayo mabuye ya Kongo. Ajya muri uwo muryango wabo. Ajya mu muryango wabo. Kuko Afurika y'Epfo bagomba kwibwira ati twebwe turaguha n'ibikoresho n'ibiki, wowe ukora amasezerano on our behalf. Kuko niko Illuminati ikora. Bamara kubikora hariya, noneho nanone kandi Abanyamerika n'Abanyaburayi bandi bakavuga ati twebwe kuko nabo n'abagaragu ba Illuminati. Illuminati bombi bakoresha. Kandi kugira ngo bakoreshe buri muntu agomba kugemura kugira icyo akora kugira ngo agemure. Kandi ibyo bagemura buri muntu agomba kurusharusha. Bose baripotinga kuri Sebujumwe. Ariko bakoresha mu abana bahanganisha. Niba bahanganisha. Kugira ngo kwa guhangana bagacuranwa mu gusahura umutungo uboneke. Atari umuntu umwe ugenda agacukura ibyo byo umutungo uboneka, kandi n'ibyo bashaka byo kwihutisha no gukenesha abantu n'iki ntago byakunda. None abavuga bati no Abanyamerika kuko urabona abakongomani bakunze kuba ari abantu batavuga ngo wowe umunyamerika niba bareba gusa cyereka biheruka kugira cyangwa buto, ariko ushobora kuvuga no twebwe uzana amafaranga turakora n'abantu bose, uzana amafaranga tuzamuha. Abashinwa bakaza, kandi kubera yuko ari ikintu cya globalization ntabwo hakiri kuvuga ngo iriya globalization niyo yasimbuye bya bihe by'abakomunisiti n'abakubwiye abakomunisiti n'abakapitalisite. Buri muntu akeneye kujya ku isoko, ntabwo nubwo utamushaka, ariko kubera yuko afite iyo droit, ahubwo icyo ukora ni ukumuha competing, kugerageza kuba mukeba we ugaragara ugatwara byinshi. Noneho hakaba ari igitekerezo kivuga ngo Abanyamerika bashobora kuvuga bati n'Abanyaburayi bandi bashobora kuvuga bati cyangwa baravuga bati M23 iyi ngiyi wayifatira ahubwo ayifashe twe twakorana amasezerano nayo. Ubwo wenda kuvuga ngo M23 nibo banayisponsoringa ibyo ntabwo tubizi, ariko ntacyo nabyo birakubare. Ariko bakavuga bati M23 iyi ngiyi reka aha ngaha ifate region ya Bukavu na South Kivu, nemara kwafata aho ngaho Kivu y'Epfo n'iya ruguru harimo amabuye y'agaciro, harimo n'ibindi bintu byo twahakura. Abariyo tuzakoresha, abandi bazakoresha nabo ayo mu zindi ntara. Oya, aha ngaha tuzahikubira. Yego nyine nibyo nanjye navugaga. Banza mu cyo ushaka kuvuga. Aha twahikubira, ahubwo hariya natwe tukajya kugira hehe, bariya tukajya gushakisha no mu bindi bice, ariko twahikubiye habaye ahacu. Ko tubwira M23 twebwe ibyo nkabira Rubaye hava 70% byiki bya Tantaram n'abari Tantaram byo bakoramo triti izira triti exactly those treaties. Noneho bakoramo za telefone za bateri biri bintu, kandi ngo bikeneye muri kino gihe ku isoko muri iki kinyejana kubera IT n'iki byose. Noneho bakavuga ati ukikira n'ikilometero gifashe, kandi buriya ntabwo ari cyo nyine gihari, ushobora no kuba research n'ibindi n'ahandi hagenda hava pockets buto no tukahafata. Noneho niriya kwa Kabila kwa Tshisekedi naho hari ibindi, ariko tukagenda no tugasaba natwe contracts bakaduha, ariko no twahafashe no gasanga nabyo babirimo muri ubwo buryo. Noneho na Afurika y'Epfo, kuko buriya Afurika y'Epfo irimo irasahura, iratwara byinshi, kandi ihagarariye inyungu z'Abarusiya n'abashobora kwinyuramo, niko byemera kubera BRICS n'Abashinwa, kandi bakayizeza umutekano n'ibiki byose, nayo ikagira imbaraga ifite aho yegamye, kuko ku bwayo ntacyo yakora, cyane cyane ko iyoborwa n'abirabura, kuko abirabura bafite ikibazo mu mitekerereze yabo, niyo mpamvu batamenye neza ibintu. So noneho ni ukuvuga ngo bya bintu byamara kumera kuriya abantu bamwe bakeka kandi banavuga, ese nawe bimeze bityo nto hagiye kuba iki? Iyo ntambara rero igomba kugeranya na za Bukavu. Hakaba hariho abandi bantu banyarucari nkatwe bari hasi, ibyo ngibyo bashaka kugira ngo bagire iwabo batekane. Abo niyo kategori igena ibyo ndeba,
kuko njyewe nzi yuko ariya mabuye ntabwo Kongo ishobora kuyatunga ntibikunda. ntabwo Kongo ishobora kuyatunga, yego urabivuze, kandi umaze kutubwira ko wenda abanyamerika bashobora kwifashisha M23 bavuga ati aha hantu wafashe reka amabuye y'agaciro ari aha ngaha reka tuyigarurire, reka ayaba yacu noneho tujye kurwanira n'abandi asigaye mu bindi bice ariko yatwamaje kuyagira yacu. Ibyo ntabwo bisunikira noneho iyo ya balkanization navugaga. Ntabwo ari balkanization yaza Kongo bayihaza. Hanyuma se nitaba Amerika irize rite ko ayo mabuye yafite 100%? Reka nkwereke. Ntabwo aravuga ngo Kongo barashaka kwica mu bice bitanu. Kwica mu bice bitanu ntabwo simbyumva, simbyemera. Ahubwo Kongo bashobora kwiryanisha kandi bakugira bakadayisahura icyarimwe. Ntabwo basaba kugira ngo ibanze igire, kuko Kongo igice cyose bashyira hariya kikayoborwa n'abantu bari seriye bafite gukunda igihugu, nabwo byabagora. Ariko meje iri kuri yari rwaserera ari nk'ikintu kigenda ku mazi gitya, nta kibazo byari bategeye niko mbibona. Noneho nkavuga ngo ahubwo M23 ikibazo yagira n'iki, ni ukuvuga ngo ese noneho amasezerano yayo iramutse yaragize na Kongo bakemeranya byagenda bite? Security yayo yabite, ubutegetsi bwagenda bute? Amavugurura ifite nkariya n'ubuse bazanye muri zagoma no kuzana umutekano n'iki byose abantu bishimiye babikomeza bate kandi bagiye kwijandikana bari abantu bafite indiscipline nuko bameze. Ubusanga ni ikibazo. Yo sinzi uko bizagenda, icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko bo barakizi. Noneho wenda ushobora no kuba byanakomeza kaba intambara irandagata ikazagenda za Kinshasa. Cyangwa se ntigere Kinshasa aho kaba intambara itarangira babandi bahanganiyemo. Afrika y'Epfo ifatanye Abarusiya n'Abashinwa banyuze muri Afrika y'Epfo bakazana ibikoresho, noneho wenda Kivu ntibaze kuyitera bagahagarara hariya ku buryo abangaba batarenga ngo bajye kuba kurwana hariya guca mu mashyamba ngo bazagereza za Kinshasa za Mbujimayi zahe. Ibyo nabyo byashoboka, ariko ntabwo ushobora kumenya neza iyo bigana. Gusa abantu b'Iburasirazuba bwa Kongo cyane cyane abantu b'abatindi bari bibereye hariya barabuze epfo na ruguru bapfa nabi, icyaneje nuko basubiye imirimo yabo, abantu bagataha iwabo bakajya kwihingira bakareka kuba hariya babagaraguza hagati, abana bapfa, abagore bafatwa ku ngufu bagiye gushaka udukwi. Ibyo byari bibabaza. N'ibindi bijyanye n'ibintu by'urugo barasahura, nose n'iryari batagusahura. Bari abantu bashobora gusahura inati, gusa bo hari ikintu Kongo bayiziho. Kongo bakamaze kumbwire igitabo cyitwa The Confession of an Economic Hitman. Muri icyo gitabo harimo amagambo akomeye. Haravuga ngo ibihugu biri muri Equatorial Forest Belt, ibihugu biri ni ukuvuga mu nzira y'izuba ekwateri, biri mu mashyamba y'inzitane, harimo na za Kongo nyine ureba, harimo na za Brazil, biriya bihugu by'amashyamba ya Amazone, kimwe n'ibihugu biri mu butayu nka ziriya za Mali n'abandi bose butayu butagira iki, za Niger. Biriya bihugu ntibashobora kubireka ngo byigenge, n'iki kibazo cyo bifite hariya. N'abariya za Boko Haram n'ibiki bose bashyizemo hariya n'abajihadiste, n'ubwo biriya bihugu bigira stability, kuko bavuga ko igihugu nka Nigeria n'urugero cyo cya mbere kinini muri Afrika, kiriya gihugu gifite nka 85% n'ubutayu. Munsi y'ubwo butayu harimo ibikoresho ibintu byinshi cyane batigeze bamenya barimo bagikora ubushakashatsi. Hari za gaze, hari za oil, hari za ibintu nka za phosphates nk'izo na uranium zirimo nka ziriya zo muri Kongo no muri Mali zirahari, muri Niger. None wambwira ute ibyo bihugu byose bifite ubwo butayu bo barabicyabi baragira nkaza, niyo mpamvu rero ibihugu nka Ecuador cyangwa ibyo bita Equateur mu Faransa, Ecuador mu Cyongereza. Yes, ni Ecuador. N'ibyo bihugu byose za Colombia, za Brazil ziri mu mashyamba y'inzitane, aho ishyamba rya Amazon riri, n'iryo rya Congo, the Congo Basin, no shyamba riri hagati muri Congo no muri Congo Brazza, hariya hari ubutunzi bwinshi. Niyo mpamvu rero bahora bavuga ngo ibyo bihugu icyo giye kugera ko ndashaka kuvuga, ntabwo bagomba kugira amahoro, hagomba kuba kaduruvayo.
ako kaduruvayo kagatuma bya bihugu biba wiki ku buryo kubiya export no gukoramo za recherche zawe babikora ese nk'ubu ntuvuga ko bagiye gukora uriya mushinga wa Lobito gari ya moshi ose Kongo ko ikeneye ubwayo hagati mu gihugu ntabwo bafite uburyo bwa transport ntabwo kuki wihutira gutwara umurongo gutwara Lobito kandi Lobito kuva Katanga kujya Lobito muri Angola uzasanga uriya muyoboro cyangwa uriya mu ntuza uriya muyoboro wa gari ya moshi igice kinini cyane kizaba kiri muri Angola noneho kuko Angola yo urayitranspassing unyura Angola yose urayihinguranye kandi hariya muri Kongo uzabuza gusa kuza kuyora ibintu biri muri Shaba hariya muri Katanga batwara ubutunzi buhari hari abavuga ko umushinga atari kugarukira wenda muri muri Katanga ariko ikintu cya mbere na mbere burya fazi ikomeye iriya ya mbere yo ivana hari iki ubutunzi niba ashaka no gukora n'ibindi bazaba babikora atari ukugira ngo bifashe igihugu kugira ngo network ya transport itere imbere ntabwo bazabikora mu nyungu z'igihugu babitwara aho babona hari amabuye y'agaciro aho ari niho bazajya babitwara kandi barebe yuko biri nanone ari ibintu biri feasible ni ukuvuga ngo aho batwaye umuyoboro wa gari ya moshi sibyo yego aho batwaye umuyoboro wa gari ya moshi bagomba kumva bati ahantu ho twatwaye amafaranga tugiye gushoramo azagaruka kuko ntabwo ari national program ntabwo ari igihugu kibikora niho babikora kugira ngo babone ko batwara ki nizo network ndabyemera network bazagenda bazikora bagenda bakurikiza ahari iki ahari ubutunzi aho ubutunzi aho buri ubwo ni ukuvuga ngo amasezerano uvuga ngo hari ubutunzi twara gari ya moshi itubone uko dusabura dushyire kuko ya nibuye biremereye bashaka no gutwara birimo bakajya bimanyurira iwabo so urumva none bikaba bishatse kuvuga iki bikaba bishatse kuvuga ngo Kongo niba ni umushinga wa mbere uranyura muri urajya Lobito umushinga wa kabiri faze ya kabiri niyo wenda kwimurira mu bindi bihugu ikibazo genda nshaka kukubaza wumvise kivuga ngo u Rwanda ntabwo u Rwanda ntibarwemera bararushinja ko ruzakora iki barushinga kubangamira umushinga wa Lobito kugira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko u Rwanda n'ubundi barushinja gufasha umutwe wa M23 guteza imvururu cyangwa guteza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo ntabwo ari byo ibyo ni abantu b'abaturage babijije bavuga ntabwo uriya mushinga ntabwo nose u Rwanda rwabangamira rute kandi abafitemo inyungu ari abatware bategeka isi Rwanda se rufite izihe mbaraga ni ukurwitwaza gusa babuze ibyo bavuga nyine rushobora kubangamira barushinja kubangamira uwo mushinga wa Lobito kugira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banga ko nyine ubwo bucuruzi cyangwa uko gutwara ayo mabuye bikomeza kunyura mu Rwanda se no ntabwo unyura mu Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irabangamira no mu buhe buryo u Rwanda kubera ko bari gukomeza kurwana nyine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo uwo mushinga utaba realized utubakwa kuva ntuve Katanguza mu burasirazuba bwa Kongo ariko se ibyo ni byo bavuga babeshya kuko n'umushinga ngo ugomba gukora kuri route nationale D kandi iyo route nationale D ukora ku ntara eshanu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine harimo iyo Katanga harimo na Maniema ndetse na Kivu that one is true barabikora ariko faze ya mbere ni ukubanza bagakora hariya biriya bintu bagomba kubivuga batiyo ari porogaramu y'imyaka myinshi atari ngo bazahita babikora kuko baramutse babikora babyihutisha kereka babikoze mu rwego ari leta ari porogaramu y'igihugu yo kugira ngo railway network ikure mu gihugu cyose kugira ngo ufashe abantu transport yorohe sibyo ariko transport yo ngiyo kugira ngo yorohe biri mu nyungu za leta aho nabyemera ariko ubu ngubu ni inyungu z'aba abandi bashaka gutwara ayo mabuye ubwo rero bazajya babikora bazajya batwara railway ahantu gusa hari ubutunzi bashaka kujya gukoresha ntabwo ari ikintu bahita bakora bakurira igihugu cyose kuko ni ibintu bihenze cyane
cyakora hari ibintu bya kera, imihanda ya kera y'ababirigi bubatse, wenda bashobora kuza bakayirehabilitatinga, mbese kuyinagura cyangwa mu kinyarwanda kuyisana, wenda bakagenda bagira ibyo bakora. Ibyo sinabihakana, simbizi cyane, ariko birashoboka. Pastor, Perezida Donald Trump yamaze guhagarika umushinga wa USAID, ndetse Elon Musk wita ko ari umushinga uko abawukoramo ari abajura, ari abaterabwoba, sibyo? Uyu mushinga wa USAID wagiraga ingaruka, hari imishinga wafashaga mu bihugu biri mu Rwanda ndetse no Burundi, cyane cyane mu buvuzi, mu buzima, kwita ku bana bafite imirire mibi, utuntu nk'utwo. Wakoreraga mu bigo bitegamiye kuri leta. Ntabwo biza gutuma hari imishinga imwe n'imwe, kuko deja ubu abakozi bakoreraga USAID mu mahanga bose bamaze gushyirwa mu kiruhuko. Reka tuvuga ngo birukanwe mu kinyarwanda cyiza. Ntabwo biza gutuma hari imishinga imwe n'imwe cyangwa ihari gahunda zimwe na zimwe z'iyi miryango itegamiye kuri leta zisubira inyuma kandi zigasubiza inyuma ubuzima bw'abaturage. Nicyo twavuze yuko Trump yatangiye imbanzirizamushinga yo kuzana ubucakara n'ubuhake ku isi. Ibyo rero nibyo, kuko abantu bari hariya bakoraga USAID bagahembwa, hari ngira ngo n'abapansiyone babo barahari, nabo basize nabonye ngo bazayabaka, simbizi, ariko ibyo reka tubyihorere, bazakomeza babahembe. Sinzi ibyo bintu kubikora, izo ngaruka ko zigomba kuhaba, bizatuma imishinga ihagarara, izadindira, kandi icyo Trump ashaka kugira ngo abantu ku isi bakene babe nabi cyane, kandi ingamba zo kubabuza kujya iyo mu Burayi zirushaho kugenda zikomera. Niyo mpamvu mbona ikiriho no kugira ngo abantu bicwe n'inzara, abandi barushaho kuba nabi, abandi barware, abandi basare, abandi abapfe nabi, abana bandagare. Niyo gahunda bafite. Niyo gahunda bafashe amafaranga agera muri za miliyari, bariya barayiba, abakozi babo nabo barabajura. Muri Gaza batwayeyo amafaranga menshi barayarya, baravuga ngo ni kondomu baguraga, ngo abantu bo muri Gaza batazasambana badafite za kondomu. Bariya abantu b'Abayisilamu nabo bafite ukuntu ko bameze, ntabwo bapfa gusambana, n'abagore babo bafite, bakagenda ukarya amafaranga ameze atyo. Reka tugaruke hano mu Rwanda, sibyo? Mu Rwanda cyane cyane uyu mushinga wa USAID wari uri mu mishinga yafashaga imiryango itegamiye kuri leta mu gufasha impunzi ziri mu nkambi, sibyo? Igakoranaga na HCR, ugufata mu buhinzi ndetse n'ubworozi, mu kurwanya indwara, kurwanya imirire mibi mu bana. Ibyo bintu kuko nanjye ndabyibuka mu minsi yashize, mu gihe cyo gukingira COVID-19, hari abakorerabushake bazagamo bafashwaga na USAID. Yego. Abakorerabushake bazaga mu cyo bitaga abadata entry. Data entry nibo binjizaga nyine amadata y'abantu bakingiwe n'ikindi buryo bakoreshwaga n'uriya mushinga. Kandi si ibyo byonyine, hari n'indi mishinga ikegamiye kuri USAID yakoraga kubera ko yabonaga amafaranga ava muri USAID. Ibintu ntabwo biza gutuma nyine hari ibintu bimwe bitari gukorwa mu gihugu cyacu mu Rwanda. Ibyo rwose ibyo ndabyemera, byo biraza kubaho. Umuturaza kuba uwuhe? Umuti wawukura hehe? Umuti wawukura hehe? Kereka u Rwanda rushobora kunegosiya na Amerika yuko ya mishinga yo bakoreshaga bahaga USAID, wenda bagashyiraho ubundi buryo bw'abandi babikora, bakagira NGO ya leta cyangwa yindi Amerika ikaza ikaba ifasha muri uwo mushinga. Ariko no byari byo kuvuga barakoresha isi yose bakabivaho, bakagira uburyo bw'imikoranire hagati y'igihugu n'ikindi, cyo bita bilateral agreements. Ibyo rero wenda byakunda simbizi, ariko icyo nzi ikigamijwe no kugira ngo abantu bakene ku isi yose, abantu bakene babe nabi cyane, cyangwa bige kubaho. Ntabwo ari ukwiye kubaho, nakubwiye ngo ntabwo ushobora kwiga kubaho, wabaho uteze. Icya mbere barashaka kubuza imvura kugwa, cya kabiri bashaka kwivura nigwa igize senye ibintu, ye kugira umusaruro abantu bicwe n'inzara n'ubundi. None ahandi hajyaga ava ubufaranga bwabafashaga bibure.
isi ninjira mu kintu kibi ntabwo yinjira mu gisubizo, ninjira mu magi. Nicyo gihe ushaka kugira ngo wumve. Hari amafu y'igikoma yajyaga aza agahabwa abagore batwite cyangwa n'abana batarageza ku myaka 5, kandi nabwo nayo yaterwaga inkunga na USAID. Ntabwo biza gutuma noneho bana basubira nyine mu mirire mibi, mu murongo utukura, bavuga ngo bari mu mutuku, abandi bari mu muhondo, abandi baraha. Iyo niyo gahunda, ibyo nibyo gahunda bafite n'ubundi. No, icyo bashaka nicyo. Trump icyo ashaka nicyo ngo abantu bakene bahenebere. Nicyo ashaka. Iyo niyo target. None we kandi urashaka kuyivanaho. None se nk'umuntu w'umupanafricaniste, ntabwo aricyo gihe ngo abanyafrika batangire kubaho badategereje inkunga z'amahanga. Kandi abanyafrika barazonzwe, baramaze kubatandukanya. Abo barimo bararwana reba nk'ibyo ndakubwiraga, ntabwo bikunda. Kandi buri gihugu ubu ngubu wabuzanye ugiye kurwanda, kuko ndakubwira baza wumve, hari gahunda yo gukoresha intwaro zidasanzwe zo gukinisha abantu no kubica. Ibyo nibyo bashaka, ni mwishyira hamwe bazabica babamare, babime imvura, babime ibikoresho, babime inguzanyo, imfashanyo nk'uko babimaga imfashanyo kubera ubutinganyi, bazime n'ubu ngubu abantu batangira bahure n'ibibazo. Ubu nicyo tugomba twe gutangira gutegereza. Ntabwo ari ibintu byo guseka, ntabwo ari ibintu byiza. Imbanziriza mushinga ko dushyira mu bucakara bukomeye. Ariko cyaba ari cyo gihe cyiza ku banyafrika, ariko umuntu ashobora kukwima ibyo byose ariko si we Mana. Uvuga ngo ni igihe cyiza, mugira impuhwe cyane, kuko nta cyiza afite. Kuko ntabwo uzajya ku cya cyiza cyawe ushaka gukora, nicyo bazaguhora noneho wowe uzajya uwo mutwe. Cyo bazagukuraho ntabwo ushobora kubaho. Nawe utegura wowe ngo bya birakurangiranye. Niba ntegura gukora icyiza kandi bashaka gukora ikibi, ubwo ntabwo uriho. Twe turababwira Agenda 21, ariko icyo kintu maze ngushyiremo ntabwo rwacyumva. Agenda 21 igizwe n'intego, icyo bita goals 21. Intego 21 z'ikinyejana cyangwa 21 zizatuma abantu bashira miliyari 3 z'abantu zikicwa mu myaka 30 iri imbere. Ari nabyo Trump yatangiye. Muri ya myaka inagiye gutegeka izagera muri no kuvuga leta yindi izabaho, izajyaho muri 2030 nyuma ye. Ubwo rero azaba amaze gushyira mu bikorwa ibyo yashatse gukora birangire. Pastor, reka dushimire n'abari bakurikiye iki kiganiro, tubabwire ko ibiganiro kuri urubuga arakagaruka. Mugira amahoro. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.